afite uburwayi bukomeye cyane bwaramuruhije yatubwiye ko yagiye ajya kwivuriza mu mahanga hirya no hino singaho mvuye umunyinya bw'imbeho ntabwo buri ukwica umwica wambwiye Mana hari icyo wambwiye Mana wandindiriye ko bisohora bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukabakorera inkuru zitandukanye niyo mpamvu rero ubu ngubu hano mubona turi ni gano bita mu butayu bwo kwibuye rya Mashyuza na ahantu hari amateka akomeye na ahantu hagiye habera ibitangaza bikomeye nibwo rero niyo nkuru tugiye kubakorera ariko ntabwo ndi jyenyine kandi ndi kumwe na Umusaruro TV natwe twaje kugira ngo tubashe kunganirana tubagezeho inkuru nziza murimo murabona abantu batandukanye ndetse dufite abantu bagiye kubasobanurira bitandukanye kubijyanye n'iribuye mubona rimanukaho amazi akomoka ruguririya mu Mashyuza aha ni hepfo cyane wamaze kumanuka hepfo tubahaye ikaze mwese no mu kiganiro. Yes, reka rero dutangire tuganira n'uriya musaza muri kubona uhagaze hariya ni umuntu ufite amateka akomeye ni umuntu bitiriye indirimbo ya 419 hari umwami wa kera muze bishatse kuvuga iki umwami wa kera yarumu wane da hari kuri Noheli hari bumu kindi yaratura kuraga udukwiku kwe imbeho ya inyinshi yendaga no kumwe cyane turaguraga udukwikukwe imbeho ya inyinshi yendaga no kumwe cyane ukwabaza n'ukwa bazu mwambari n'umuhungu muto aturiya mutindi uziwa bombe se undara musubiza atiyenda dahazi aba mu kirorero cyo hirya y'umusozi ngundirero ndasubiza atiyenda dahazi aba mu kirorero cyo hirya y'umusozi ngatingwino hati ngwino mwambari tumuje muri enzaniranza anirama funguro n'ibyo kunywa ngwiye barahagurukana badatinyembe kandi bihanganira umuyaga w'icyago barahagurukana badatinyembe kandi bihanganira umuyaga w'icyago n'ukumwana ariheba atakiru mwami atimbewi yanyishe irame labite nuka girati yoshingaho mvuye umunyinya bw'imbeho ntabwo buri ukwica umwana bigenza cyo ageriki ende mucyumwami sebuja madashirimbe umwami
n'abaja bajyaho mu kindari baramujya muhira natwe inshuti natwe inshuti za Yesu twe kwimenyo bwacu nguko twaba bariwe tubabarira n'abajyana na Yesu kutababa ninabona abo baza gabana umugisha w'Imana bajyana na Yesu kutababa ninabona bazagabana umugisha w'Imana. Ariko asivuga ngo hari icyo wambwiye. Haleluya. Ngo niniye ko bisohora. Hari icyo wambwiye Mana. Hari icyo wambwiye Mana. Hari icyo wambwiye Mana. Hari icyo wambwiye Mana. Niniye ko bisohora. 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 Ndajambo ivuga rihera. Ndajambo yavuze rihera. Imana ndajambo yavuze rihera. Nayacu ndajambo yavuze rihera. Biva mu gusenga. Biva mu gusenga. Ndahandi biva. 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 Dosiye yawe yari yanditswe nabi. Yesu abibonye ayihindura neza. Dosiye yawe yari yanditswe nabi. Yesu abibonye ayihindura neza. Dosiye yawe yari yanditse nabi. Haleluya. Bakunzi b'iyobokamana TV, ahangaha turi ni ku butayu bwo kwibuye. Uyu turi kumwe ni 419 bamwitiriye indirimbo. Muze, iyi ndirimbo kubera iki bayikwitiriye? Nuko uyikunda cyane, uradusobanurira impamvu y'iri zina ryawe? Ndayikunda umuhamagaro wanje, ndayikunda mu muhamagaro wanje, kandi iyo nyiririmbye abamarayika baruruka, nawe ndirimbiye bakanezerwa, yaba ari abana yaba ari abakuru, abandi abari bo bose. Nuko rero reka nkubaze ikindi kibazo kimwe. Niyo mpamvu ariyo ndirimbo wahisemo kuririmba? Ni nyinshi ni nyinshi ngunda kandi nzi, ariko iyo ngiyo nyine iyo niyo banyitiriye. Okay, none se kuba kwitira indirimbo ubusanzwe amazina yawe nayaye? Amazina yanjye ni Mbakaniye Yozefu. Mbakaniye Yozefu. Watangiye gukorera ryari hano umurimo w'Imana? Umurimo w'Imana hano natangiye gukorera hano umwaka wa 2005. Mu mwaka wa 2005. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 55. Watangiye umurimo w'amasengesho ryari imbere yo kuza hano? Itorero ubamo ni irihe? Ese wenda tugendeye kuri ibyo ngibyo, mbega tuguha amakuru y'igihe utangira inzira gakiza? Itorero ryanjye ni itorero rya Pentecote. Yego. Uhamagarwa kwanjye mbatizwa mu mwuka wera no mu mazi menshi. Yego. Nahamagariwe mu itorero rya Pentecote rya Bigutu. Yego. Ikorera hariya mu karere ka Nyamasheke. Umwuka wera yamanutse bwa mbere. Uwayirevera rero umushumba wacu ni umusaza muzi w'umunyamateka witwa Nitegeka Filipo wacyashye mu ijuru. Niwe wanyoboye. Yari yungirijwe n'uwitwa Zabose Konyeminani nawe yatashye mu ijuru. Uwa gatatu yari François nawe watashye mu ijuru. Aza gusimburwa rero n'uwitwa Sekanawo Sidefano Tieni, umushumba mwiza cyane umunyamateka
anatangiza urugendo yavuzwe mu mateka y'imirimo myiza. ubundi rero wa gatatu nizabona imbakanezi yo muramuzi abo bose baranyoboye mu ijambo. Yes, noneho muze icyo nshaka kubaza noneho iribuye mu babasengeraho barazamuka bakajyamo hariya akaba ariho basengera bigenda gute? Duha amateka y'iribuye utubwire ese hari ibitangaza byagiye bihabera tugusanze ahangaha nyine kuri iribuye ry'ubutayu bwa Mashyuza uradusobanura ku mateka y'iribuye noneho kugira ngo dukomeze tugende tuganira twumvishe yuko uri n'umukristo nyine mu iterero rya Pentecote aho umwuka wari yamanukiye bwa mbere ni ku musozi wa Bigutu. Tubibutse yuko turi kugenda dukora inkuru zitandukanye zijyanye n'imisozi y'amasengesho yagiye imenyekana. Uyu rero turi kumwe agiye kudufasha kudusobanurira amateka y'ubu butayu bwa hano kwibuye. Amashyuza yarakamye ariko hano turacyabona ko hasigaye amahirwe yuko amazi n'ubundi akimanuka. Bigenda gute kwiriya ruguru twabonye yarakamye hano aracyahari gute? Byose uragenda ubidusobanurira. Amashyuza rero turazamuka tugasengera hariya. Aya mashyuza rero nayo yari yakamye ubundi fondasiyo isoko ryaya ni hariya mu Gisebuzi. Noneho aya mazi nayo kiriya Gisebuzi cy'igikama hariya kuri fondasiyo wa Gikama n'aya mazi yari yakamye. Noneho rero amaze gukama tugira ibibazo ng'abakristo ng'abanyamasengesho n'abandi bose baza kwikandira tunasenga Imana ariko turahungubana. Ndatekereza rero amazi amashyuza akimara gukama hafi y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi hafi y'ibihugu by'isi yose byarahungubanye. Rero mwikorasi ivuga ngo twebwe abana b'abantu tubura uko tugira ariko Imana yacu ntigibura uko igira. Turasenga rero ariko gusenga nyine bigendana n'imirimo n'ibikorwa. Kuwa gatatu ejo wundi wahashize nditarama ndavuga ati ariko kuko aya mashyuza koko tugumiraho nditarama nyine ndagenda ngoresha ubushobozi mfite ndagenda ndayafungura. Hari undi mwene data twafatikanye ndahita arataha njyewe ndahaguma ndafungura mbona aya mazi ajangana gutya ari kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere kuwa kabiri nanone ni mu bwo buryo rero muyabona. None muze abantu baturuka hirya no hino bakaza gusengera ahangaha. Ese hari ibitangaza wagiye ubona bibera hano kuri iribuye ryo ku Mashyuza nyine kugira ngo wenda nabyo bisangiza abantu? Nagiye mbibona naje hano ndushe ndwaye ngira uburwayi bwinshi bwo mu magufa bwinshi cyane ngahaza ngasenga nganikanda ugenda nyine ngira agatege ngira akabaraga buke kugeza ubu ngihumeka. N'abandi nyine bagiye bakira indwara zitandukanye ndetse n'umusirikari witwa Kimenyi bamwohereje gukora hano kuri Semerwa yaje afite uburwayi bukomeye cyane bwaramuruhije. Yatubwiye ko yagiye ajya kwivuriza mu mahanga hirya no hino ariko bamwohereje hariya gukora kuri Semerwa kuyobora ingabo bimubera isoko y'igisubizo ariyo Imana yari yateguye muri iyo nzira kugira ngo akire akajya aza kusengera hano akajya kwikanda ku kinini. Yagiye rero uburwayi bumaze koroha. Yes, bakunzi b'iyobokamana TV na Umusaruro TV murabona yuko turi cyari nyine mu karere ka Rusizi hari hano ni mu murenge wa Nyakabuye. Turimo tugenda dukora inkuru zitandukanye. Uyu musaza yatubereye umugisha cyane twahamusanze ariko muze mbere yenda yuko tukurekura tugakomeza kuganira n'abandi ndagira ngo uzamure isengesho uri kuri uyu musozi. Hari abantu benshi batandukanye baba bafite ibyifuzo bitandukanye bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo ku isi mu ntara zitandukanye zo mu Rwanda amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali bakunda cyane gukurikira ibintu bitambuka kuri social media. Ndabizi neza Imana yagiye ikorera ibitangaza ngaha abantu barahakiriye uburwayi bwagiye bukira butandukanye. Nyaboneka tunga kuri uyu musozi kuri iribuye uhahagaze gutya natwe duhari ubundi uzamura ibyifuzo by'abantu kugira ngo Imana ibatabare ubundi tuza dukomeza tugana n'abandi bantu batandukanye baje basengera kuri iribuye. Wenda gato ya Mr. John nkunganiye mbere yuko aza kuba dusengera dusoza kino kiganiro yadusobanura gatoya nagiye mbona ahantu yubatse utuzu tw'imiyenzi niki kugira ngo afashe abantu baza kuri ubutayu babona ahantu bambarira. Urabona ko hano bajya gusengerayo bamaze gukuramo imyenda batambaye imyenda baje bambaye. Adusobanura gato kuri ubu buryo yitanga agakoresha imbaraga zitandukanye yubaka utu tuzu tugoye. Ubu bwitange ni igikorwa gikomeye kandi cyiza tunabonera mu ijambo ry'Imana. Tujya turirimba ikorasi ivuga ngo imirimo y'abari zibukwa, imirimo y'abari zibukwa.
ni muri ubwo buryo rero nanjye nitarame ndavuga ati rero aha hantu kari ahantu hagendwa n'abantu batandukanye, ababyeyi, abakobwa, abagabo, hamwe n'ubwenge nyine. Nditarama nibwo bw'uko nibubatse ubwiherero kugira ngo ababyeyi bagiye mu mazi bitegure, nibava mu mazi bongere bakenyere bitegure. Mbikora gutyo, ari abagabo, ari abasore, ari abakobwa. Hari imiyenzi buriya niho biherera abagabo. Ariko ndashaka guhashyira ibyumba bine. Iki ni icyumba ndeganya cy'abasore, kiriya ni icyumba cy'ababyeyi. Bo noneho rero kiriya nacyo kiri hepfo cya gatatu ni icyumba cy'urubyiruko. Hariya ndashaka kuzahashyira icyumba cy'abagabo. Ni muri ubwo buryo rero nitanga. Imana iguha umugisha. Nta gihembo cyo mu isi, gusa ngitegereje ku Mana. Binashoboze no ku bantu Imana yaremye ngamba yabakoresha. Ubundi Imana ikorera abantu, icyo Imana iguha ni ubuntu bwayo, ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu. Imana rero yakoresha abantu. Usenga uzamura isengesho maze usengera ibyifuzo by'abantu batandukanye, uko Umwuka Wera akuyoboye. Natwe udusengere mu izina rya Yesu. Ngendo umukristo nzahora ndiwa mu bintu byo sengeza uko gupfa. Ngendo umukristo mborambia naho igihugu cyose cyanseka. Ngendo umukristo icyo nishindu gihumure z'umutima wanjye, kinyibagika ibyago byose kumva we n'umwami Yesu. Turagushimiye uri igisubizo. Ibi byose byiza tubikesha umugambi wawe n'umuteguro wawe. Ikindi ibi byiza tubikesha umutekano mwiza, ubuyobozi bwa leta waduhaye uhereye kuri nyakubahwa umubyeyi wacu waduhaye kutuyobora, Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'izindi nzego zose. Bityo rero mwami, ndasengera nsaba umutekano muri iki gihugu cy'u Rwanda, ku bategetsi bacu, ku bayobozi, ku banyarwanda n'abanyarwandakazi. Ngaho rero mwami, nsengera ibyifuzo by'abagaragu bawe bafashe urugendo baza hano Rusizi, Nyakabuye ku Mashuza. Ibyifuzo byabo ndabisengeye, imibereho yabo, imikorere yabo, haba mu nzego za leta, haba mu nzego z'itorero, haba no mu nzego zabo mu ruhare rwabo, yaba mu bucuruzi. Mwami Yesu, ndabasengeye Mana kugira ngo ubahezagire, amasezerano wababwiye asohore. Tugushimiye rero ibyo wakoze n'ibyo uzakora. Ikindi ndasengeye abanyamasezerano bose bagusengera mu kuri no mu mwuka. Ndasengeye Mana itorero rya Pentekote mu Rwanda, uhereye hariya mu itorero ry'abigutumvukamo Umwuka Wera yabanze kumanukira. Uhereye muri iriya torero rya Gihundwe, ari ryo itorero rya Pentekote rikomokaho, ndetse no ku cyicaro i Kigali. Ndasenze Mana nyir'ijuru, usaba umugisha mu itorero rya Pentekote, mu bakobwa bari mu itorero rya Pentekote, mu basore bari mu itorero rya Pentekote, mu bagabo bari mu itorero rya Pentekote, mu babyeyi bari mu itorero rya Pentekote. Ndasengera rero mwami, saba ibyifuzo ku bana bariho bose, ku banyamasezerano, ku matorero yose avuga izina ryawe. Urakoze rero, nudufashe kandi uduhezagire muri byose. Aba bene data batubereye umubyeyi mwiza, ubahezagire Mana nyir'ijuru uko bitanze. N'ubutaha abo ni bo bavugizi bacu bazatuvuganira tukiri mu buzima, mu bikorwa byose, mu masezerano yose. Urakoze rero mwami kudufasha kandi ukatugirira neza, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Sengera Amadeperi Nyakabwende, ndi umuririmbyi nka n'umucuranzi, ni ibintu nkorera Imana. Aha hantu amakuru dufite duhabwa n'abantu batandukanye, mu buhamya bwinshi twumva bw'abantu batubwira yuko ngo ari umusozi w'ibitangaza, ngo ukunda kubera ibitangaza byinshi bitandukanye. Ese koko nkawe uhatuye, nkawe uhasengera, wagiye ubona abantu benshi baza kuhagana, uri umugabo wo guhamya yuko koko aha ngaha hajya habera ibitangaza? Ndabanda mu byenge w'ibyange, ndi umugabo ufite imyaka 59, nabyaye abana 11, ndi umukene. Imana iramfasha isha umugisha mu biganza byanjye. Abandi bari amaze kuba abasore n'abakobwa mugiye kubashingiza. Ndasenze Imana impa amasezerano. Mbo nazinze amatima 27 irabingizanye bakindi inzu. Ubu ngubu yanyubaka inzu y'umusongo
iyo nzu ifite amatijana 20 nabikuye ahangaha hari abakire abantu twasenganye mu butayu bagiye Kigali ubu ngubu bose nabakire abitwa Jesse w'i Kigali abitwa Munyaneza w'i Kigali abitwa Pasteur Kayumba Modeste n'umugore w'Imana Imana hari abitwa Tadeyo abitwa Florence Mayaga biri ku nzira ni benshi abitwa bayibweje musi abo bose twasenganye mu butayu bose baba abakire barikire ubu n'abari abakene ubu ngubu kwera ibintu bakuye mu amashuza bose bafite amamodoka y'i Kigali ibyo wenda bihamye ko babikuye ahangaha nanjye Imana yangire neza impunzi y'umusongo ubu n'abanje kugiye kubashingira ubwo nuvuga ngo ahangaha abantu bose habonera Imana hari abaje bavuye muri Kongo hari abaje bavuye bagakira ubwo rero ahangaha nanjye nahabona ibyiza byinshi cyane Imana imari kumamagara nari gisambo nari gisambo gute nari gisambo naribaga Imana imaze kumamagara mbo impamagara mu burwayi noneho uburwayi imaze kuburwara nshaka ngo ibintu binkomere cyane base byaba ari ibibembe se badi ntekereza ko wajya kwivuza ibibembe Imana isanga mu nzozi ijwi riramya ngo mbese usengera he ndibati ngewe ndaho mbusanumva ko ndavuze ko nani umupagani iramya ngo ujya muri ADPR niyo muri ADPR rero baze kwihana bya ibintu byose birakira abapfumu rero baze kukumara inkoko bazirya ngo bazangiza ariko Imana nyotse byangaha no gusengera ahangaha ibintu ndakira mba muzima ngero ndi umugabo guhamya ko hano hantu hari bitangaza by'Imana kuko Imana yankora imirimo n'ibitangaza abana bangira batwira batunga ndambika umugore wanjye ndamwambika kanyambika ibyo nababwiye rero by'abantu bari bangaho twasenganye aho bagiye Kigali nabonye imirimo myinshi yabakoreye abakristo bacu bangaho bose baza kwiribuye bagasenga Imana ikabasubiza abarwayi ikabakiza abafite abakobwa bababuze abagabo baza hano bagasenga Imana ikabaha abagabo abandi bagasenga Imana ikabaha amamodoka hari bakazira kubwira abandi bagura imirimo barayibuze bakayibona abandi mbega ari mu bitangaza abatagira perire baza perire bakayibona ingumba zangaha bagasenga Imana nta mwana abana bakabona abana mu by'ukuri ahangaha hari ibisubizo by'Imana ibyo nabibonye iyo musenga rero ngo mugira gutya mukazamuka hano nyine ubundi mukajya hariya hejuru kwa ririya buye akaba ariho musenga niho tuya tugasenga tugapfukama tukavuga Imana yo mu ijuru niyo mu ijuru kuko Imana zabaye nyinshi ako niyo mu ijuru yo mu ijuru reka twumva ikadusubiza ndashaka kukubaza ikibazo kimwe urabona aha hantu rino buye riranyerera sibyo uburyo bwo kugerayo buragoye ikindi kintu ushaka ko uza kutubwira ni uburyo ni amasaha cyangwa igihe mumarayo kuko ntabwo ntekereza ko wamarayo umwanya munini ano mazi arimo kukumanukiraho mubigenza gute kugira ngo mubashe kuhakorera amasengesho y'umwanya ese muhamara igihe kingana gute kugira ngo mubashe gutakambira Imana ibibashije kubumva ubona ko abantu benshi bizerera mu gusenga igihe kirekire muhasengera igihe kingana gute amazi arimo kumanuka amazi abari kumanuka ubundi gusenga kwacu ni ukubisikana urahagira amara kurahagera ugapfukama sukuvuga ngo Imana utubishije ijwi ry'Imana cyangwa umva ibyintu mu muhanuzi wowe usenga ibyo wazaye ku Mana ugahagarara wamara nk'iminota 10 umaze kuyibwira ati Imana gushimira ko wanyumvishije abandi bakajyayo gutyo yabirza nk'icumi cyangwa 15 rangiza abandi bakajyayo nugo herekane rwacu ariko mu buryo bwo kwitonda kugira ngo atakubita ivi akaba yakomereka none se ikindi kibazo nshaka kukubaza wavuze uti nagiye mu bapfumu biranga ariko nje hano biremera n'abapfumu bangaye wagiyemo nagiye mu bapfumu bageze kuri batatu aha byagenze gute rero nagendaga kabira ngo kugira ngo nzakire ndamuzanye ngo isake yibara rimwe wari urwaye iki nari indwara nange ntazari bakamubona abadayimoni ko bambwiraga byagendaga gute muri make kugira ngo narishimagura cyane ngibaza ibintu biri kundya ari bikiri kabagwa ati ni ibisigo ngo ni ibidayimoni byagufashe none naje kwa muganga singire naje mu bapfumu n'ubundi singire mvuye mu bapfumu bose bandiye amafaranga bandiye n'ingoko ariko nyotse Imana niyo yanyisangiye ijwi ryanyisangiye iravuga ngo ujye muri ADPR niko birimbwira ngo ndi uzakiriza iryo jwa ryumvishe mu buryo no nkakugendereye wararose byagenze nari ndyamye numvijwe mu nzozi ngo nyamuri ugiye muri ADPR wakira gutyo gusa none niba ko muri ADPR ari ni wacu nyine nubwo ndagenda ndihana nirabwa busambo bwanjye mvita hasi maze kubita ubwasa muhaze ngo kugira umunsi wa none sinongera kwiba kuko namenye kubira Imana yarangijije ingwara zanene bapfumu zikananira abaganga bandi Yesu akabazi azingiza ati nzamukora kugira gupfa aha urwego rw'ubujura ruriho nuruhe kugira ngo abantu bari gukurikirana kino kiganiro biba cyangwa se bakeneye kwakira gakiza ngo bame nkawe bazabigereho wari uri ku rwego rw'ubujura muri make natangira kuzanya inteme bitoki kigiye kigeze haza abajura banduta bamaze kumenya ko bambona bati uri mutoya turadutobora inzu cyo kurera ihene mu nzu no winjiremo kumara kunya mu idukure tuyizane nuvuga ngo noneho abajura nabo biba mu byiciro mu byiciro bararutana mu magarade noneho bashaka kujya rero mu rwego
rwo hejuru bamati urabona uri muto rwo utabyibushye cyane wakwinjiramo icyakubera ni kugira ngo wibe neza nuko noneho rero ntekereza ko abari mu nzu yihane nanze kwihana ahubwo abantu bamenye ngo tubaye batabari inzu ninjire mu nzu bazageraho ninjira mu nzu batema akajosi aganga sigari iriye gime sigari inyuma noho ninzapfa sinzagire mu ijuru nigirira inama yo kwihana nihanye umaze igihe kingana gutukishije ngewe ndakijijwe muri 1960 70 na gatandatu muri 70 niho nakijijwe. Uriya mupapa murabona yuko araharyama agasenga Imana, arapfukama agasenga, uburyo bwose bwo gusenga, arigaragura akatabaza Imana akayitakambira. Mu by'ukuri nawe ntabwo wagenda gusenga kuriya ngo Imana ikuvanire mwaho, mu gihe ariko waba usengana umutima ukunze, kuko isengesho ry'ukiranutsi umubavu humura neza ku Mana, abahungu babanza kwihanira bakatura ibyaha byabo. Niyo mpamvu mubona yuko aba yashimikiriye Imana mu buryo butandukanye. Gusa ukurikije uko ubibona wenda abantu mwumvaga inkuru mutarareba ibimenyetso mumaze kubona uburyo bajyayo n'uburyo bahasengera n'ubwo buryo nyine nta bundi. Hari wari kuza kwibaza akavuga ati se bajyayo gute, bahapfukama gute, baharyama gute, bahagarara gute. Nizere ko bibereye urugero rwiza kandi tunakomeza kubwira abantu dukurikije uko tubabona yuko mwajya munyaruka mukaza kuhatakambira Imana, bigaragara yuko hari ibimenyetso n'ibitangaza bikorerwa kuri rino buye. Yes, muze turagushimiye cyane, Imana iguhumugisha cyane. Abantu bumvaga yuko bashobora gusenga bakanyerera bakagwa, ariko waberetse yuko byose bishoboka. Imana iguhumugisha cyane. N'ubuyobozi bwa leta uhereye mu kagari, abagitifu bakuru b'imidugudu, isibo, mu murenge, polisi n'abandi bose bazi ko ngorera aha bazi hari umwami wa kera, kandi ngerageza mu bikorwa byiza bibinaniye bibanga rya jambo ng'uburiri umuvuzi mukunda kuba batageze, ariko intego yanjye niyo guharanira kuzajya.